Yesu ashimwe bene data, Imana ihabwe icyubahiro kandi ishyirwe hejuru. Uri Imana y'imbabazi n'impuhwe, Imana turagushima. Tugwaye icyubahiro n'ishimwe kuko uri Imana idahemuka kandi uri Imana yumva gusenga. Iki gitondo cyo ku cyumweru, Imana tugushyize hejuru, kandi nta yindi Mana ihwanye nawe kandi ntayizigera ihwana nawe. Ko ari uri kera, uyu munsi ni kuri kandi kuzahora iteka ryose. Mana uriho, wahozeho kandi uzahoraho. Uyu munsi rero duciye bugufi kugira ngo ijambo ryawe rikomerere mu mitima yacu kandi rigire ububasha n'imbaraga. Mwuka wera uzutwigishe kandi ukomeze twongeremo imbaraga muri ibihe ducamo. Mana bisa naho bigoye umugenzi, ariko wowe ni wowe utwongerera imbaraga. Mana urakoze rero, duciye bugufi, vugana n'imitima yacu kandi ihumurize muri byose. Buri muntu ku giti cye, mu byo anyuramo n'ibyo arwana nabyo, mubere Imana kubera hose icyarimwe, kandi ukaba uri Imana ishobora byose, kandi ukaba udukunda kuko waduhaye Yesu Kristo umwana wawe kugira ngo adupfire igorogota ku musaraba, tubone ko barwa ibyaha no gusabana nawe. Uyu munsi turishimye, amaraso y'umwana wawe adutembeho, tutuboneho umugayo wari wose, ahubwo twezwe nawe muri byose. Urakoze, icyubahiro cy'ubicaye mu izina rya Yesu, amen. Mbere data, turashima Imana kuri uyu munsi wo ku cyumweru, ku itariki 19 ku itariki 26. Turashima Imana rero kubw'ubuntu bwayo ko yabanye natwe, katubera Imana idahemuka, katubera Imana ishobora byose. Mu byose turangije, turi mu rugo tudakora, benshi tudakora, ariko Imana itunze buri wese mu buryo bwayo, kandi bishingiye ku rukundo rwayo dukunda. Imana irihabwa icyubahiro. Reka twihuse rero tujye mu ijambo ry'Imana ry'uyu munsi, rikomeza kandi rigahumuriza imitima yacu. Turasoma ijambo dusanga mu gitabo cy'Abaheburayo, ibice 13, umurongo wa 5 ndetse n'uwa 6. Abaheburayo ibice 13, umurongo wa 5 ndetse n'uwa 6. Haravuga ngo ntimukagire ingeso zo gukunda impiya cyangwa se ingeso zo gukunda amafaranga, ahubwo mujye munyurwa n'ibyo mufite, kuko ubwayo yavuze iti sinzabasiga na hato kandi ntabwo nzaguhana na hato. Nicyo gituma tuvuga dushize ubwoba tuti Uwiteka ni umutabazi wanjye, sinzatinya. Amen, amen. Dusubiremo amagambo neza kugira ngo tuyumve. Ntimukagire ingeso zo gukunda impiya, ahubwo munye munyurwa n'ibyo mufite, kuko ubwayo yavuze iti sinzagusiga na hato kandi ntabwo nzaguhana na hato. Nicyo gituma Uwiteka akimara kuvuga ayo magambo ko atazadusiga kandi atazaduhana na hato, no ku kantu gato ntazigera duhana cyangwa dusige, hanyuma nicyo gituma natwe tuvuga tuti dushize ubwoba tuti Uwiteka niwe mutabazi wanjye, sinzatinya. Haleluya. Umutwe w'ijambo uyu munsi uravuga ngo ntacyo nzaba. Ntacyo nzaba. Umutwe w'ijambo uravuga ngo ntacyo nzaba. Ntacyo nzaba. Haleluya. Ntacyo nzaba kuki? Kuko Uwiteka atazansiga na hato, atazampana na hato, akaba ariwe mutabazi wanjye. Niyo mpamvu uvuga nti sinzatinya. Haleluya. Kubera iki? Ko ntacyo nzaba. Umutwe w'ijambo uyu munsi uravuga ngo ntacyo nzaba. Niba hari umuntu muri wo gufatanya kumvira ijambo, hindukira umukore mu kiganza umubwire uti ntacyo nzaba. Haleluya, haleluya. Ntacyo nzaba. Imana yacu nishimwe. Uwiteka aratubwira aya magambo uyu munsi, mwene data, ngo sinzagusiga, sinzaguhana, kandi sinzabikora n'akanya na gato, sinzabikora mu gahe na gato, kuko ndamutse ngusize cyangwa se nkaguhana ntabwo wabaho. Haleluya. Imana yacu nishimwe kandi ihabwa icyubahiro. Uyu munsi mwene data ndaguhumuriza nkubwira aya magambo ngo humura, Uwiteka ntazagusiga, Uwiteka ntazaguhana. Tumaze iminsi tureba uburyo Kristo atwitaho mu buzima bwose,
mu mwuka, mu mubiri ndetse no mu bugingo. Uyu munsi ndakubwira aya magambo ngo humura. Uwiteka tubwiye muri iki gitondo ngo ubwayo iravuze iti, ubwayo yaravuze iti, sinzagusiga kandi sinzaguhana na hato. Ariko baratubuza ngo ntimugire ingeso zo gukunda ibintu, ntimugire ingeso zo gukunda ibintu, ntimugire ingeso zo gukunda impiya. Mwikubaka ubuzima bwanyu ku mafaranga. Kuba udakorera amafaranga ntibivuze ko utagomba kutabaho. Uwiteka yavuze ngo ubeho, wabaho. Kuba ntacyo winjiza ntibivuze ko utabaho. Ntimugire ingeso zo gukunda impiya, niko batuye ku murongo wa 5. Ntimukagire ingeso zo gukunda impiya, ahubwo munyurwe n'ibyo mufite, munyurwe n'uko murya, munyurwe n'uko mwambara, munyurwe n'uko mubona amazi mukanywa, mukabona n'ibindi byose mukabikoresha. Munyurwe n'ibyo mufite, munyurwe n'ibyo mufite. Ntukabona amafaranga udafite amafaranga wumve ko upfuye. Oya, ntabwo upfuye. Imana yagutunga igutunyisha amafaranga iguhaye, cyangwa se ikagutunyisha amafaranga inyujije mu wundi muntu, cyangwa se ikagutunyisha ibintu itaguhaye amafaranga. Ariko icyangombwa ni ukubaho. Amafaranga icyo atumarira ni uko tubaho. Uyu munsi ushobora kuba nta mafaranga ufite ariko uriho, uzakomeza no kubaho, kuko Uwiteka avuze ngo sinzagusiga, sinzaguhana. Ndabwira wowe mwene data witiriwe izina ry'Uwiteka, ufite ibyiringiro mu Mana, watuza akanwa kawe kuri Yesu Kristo ari umwami n'umukiza wawe, uri mu bwami bw'Imana. Uyu munsi ufite ubwene gihugu bw'ijuru. Uyu munsi uri umwana w'Imana. Niba uri umwana w'Imana ko ufite ubwene gihugu bw'ijuru, humura, Uwiteka ari kumwe nawe, ntazagusiga kandi ntazaguhana na hato. Ahubwo tangira watura aya magambo ngo, tangira watura aya magambo ngo sinzatinya. Haleluya, sinzatinya. Uyu munsi umwuka w'ubwoba ukuveho mu izina rya Yesu. Uyu munsi umwuka wo guhagarika umutima ukuveho mu izina rya Yesu, kuko Uwiteka avuze ngo sinzagusiga na hato kandi sinzaguhana. Haleluya. Ibyo ni bituma utinyuka uyu munsi nawe uvuga aya magambo ushize ubwoba, nkuko uyu mwanditsi yavuze, uvuge ngo sinzatinya. Umuntu yabasha kuntwara iki? Sinzatinya. Ibihe byabasha kuntwara iki? Sinzatinya. Korona yabasha kuntwara iki? Sinzatinya. Ubukene burimo gutera buteye ubwoba ku isi buteganijwe bwabasha kuntwara iki? Sinzatinya. Inzara yabasha kuntwara iki? Yarakomeje ku murongo wa 6 agace gasobanura ngo sinzatinya. Uwiteka niwe mutabazi wanjye, sinzatinya. Umuntu yabasha kuntwara iki? Hano baravuga umuntu, ariko hari n'ibihe, hari n'ibiteye ubwoba, hari n'inzara, hari n'ubukene. Ese byabasha kuntwara iki? Uwiteka ko ariwe mutabazi wanjye. Uyu munsi ndakubwira mwene data ngo usubira amagambo uvuge ngo ntacyo nzaba, ntacyo nzaba. Haleluya. Ushobora kubicamo. Ijambo ry'Imana tubwira ngo nunyura mu muriro ntuzashya, nuca mu mazi atemba ntazagutembana, kuko ndi kumwe nawe. Haleluya. Uwiteka ari kumwe nawe nk'umutabazi wawe. Muririmbyi yaravuze ngo nduburira amaso yanjye ku musozi, ese gutabarwa kwanjye kwava he? Aravuga ngo agutabarwa kwanjye kuva ku Uwiteka Nyiringabo. Uwiteka niwe mutabazi we mwene data, humura ntacyo uzaba. Dawidi yabivuze mu magambo agera kuri 7 muri Zaburi ya 23. Niyo ngo twifashishe. Mu by'ukuri Uwiteka ntazaduhana kandi ntazadusiga mu bihe byose duca mu bene data. Ariko Dawidi ibi bihe yabigize mu buryo nka 6. Yabigize mu buryo, yabishyize mu bibazo nka 5 ducamo mu buzima. Ariko yatura ku Uwiteka ari we mutabazi. Yaravuze ngo Zaburi 23 yaravuze ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena. Haleluya. Uyu munsi mwene data nawe ugera ikirenge mu cya Dawidi, aratuza akanwa ke avuga ati Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena. Hari ibintu 5 yavuze Uwiteka ajya murengeramo, kandi mu by'ukuri nibyo duca mu buzima. Yaravuze ngo andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi kandi anjyana uruhande rw'amazi adasuma. Ibi ngibi biragaragaza ko Uwiteka amwitaho, aratugaburira, aduha amazi yo kunywa, aduha icyo kunywa dufite inyota, aratugaburira mu buryo bufatika. Uwiteka twitaho. Haleluya. Uwiteka twitaho, aturyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi kandi atujyana uruhande rw'amazi adasuma. Uyu munsi aya mazi adasuma n'ubwatsi bubisi biravuga iki? Biravuga imirire myiza. Imirire myiza ntibivuze imirire yose twarya ayishyiramo intungamubiri. Reka dufate urugero. Daniel yagiye i Babuloni na Seduraka na Meshaki na Abedinego, ariko banga kurya ibyo kurya byaterekereshejwe ibigirwamana. Bamaze kubyanga bakomeza gushaka kwiyeza. Ariko Daniel yabwiye wabacungaga, umutware w'umwami wabacungaga, aramubwira ngo twe ujye tugaburira ibishyimbo n'amazi gusa.
abandi ubahe inyama, bahe za ji, bahe ibyo kurya byose byuzuje intungamubiri, twe uduhe ibishyimbo n'amazi gusa kandi ntacyo tuzaba. Noneho umutwara aramubwira ati ariko se urumva wabwira ibishyimbo n'amazi ntunanuke ntugire ikibazo mu mubiri? Aramubwira ati wowe tugerageze iminsi runaka, hanyuma nishira uzarebe uko tumeze, nusanga dusa nabi tuzabirya, nusanga dusa neza uzatureke dukomeze twinywera amazi twirire n'ibishyimbo. Hanyuma yarabagerageje koko ngo agiye kubasuzuma no kubagaragaza imbere y'umwami, basanga nibo basa neza kuruta babandi barya byo kurya byiza. Uyu munsi mwe rero ndakubwira ngo ushobora kurya agahunga n'ibishyimbo wakabonye ukagira ubuzima bwiza cyane, kuko Uwiteka niwe wongera intungamubiri. Umuntu yabarya neza uyu munsi akabarya neza ukabona arimo konda, kuko intungamubiri mu by'ukuri ziri mu biryo nibyo, ariko iyo wabuze izo ntungamubiri mu biryo, Uwiteka ntabwo zishobora kubura ku Uwiteka. Uwiteka niwe utanga uburame, Uwiteka niwe ukiza umuze, Uwiteka niwe utanga kuramba no kubaho, Uwiteka niwe utanga ubuzima buzira umuze. Uyu munsi nabwira ngo icyo warya cyose, ikibazo gusa kiri mu mutima cyo kuvuga ngo ndya nabi. Iyo wumva ko wariye nabi wariye nabi koko, ariko iyo uriye byose uhimbaza Imana, biravuga ngo ntimukagire ingeso zo gukunda impiya, ahubwo munyurwe n'ibyo mufite. Mu by'ukuri icyo warya cyose unyuzwe uri ruhande rw'amazi adasuma, ariko iyo uriye icyo uriye cyose uhagaritse umutima, uwo mutima urimo urasuma, uwo mutima urimo urasakuza. Mbese gusuma no gusakuza, urwo rusaku rw'umutima nirwo rugereranywa n'amazi asuma. Icyo warya cyose ufite umutima unyuzwe uri ruhande rw'amazi adasuma. Mwene data, igumira uruhande rw'amazi adasuma. Turisha umutima ureke gusuma, turisha ibitekerezo bireke gusuma, bireke gusakuza, bireke guhinda, bireke guhagarara. Uyu munsi Uwiteka icyo aguhaye kirye wishimye kandi unyuzwe kandi umuhimbaza, kandi umenye ko kuri uyu munsi neje ari kuzarya. Haleluya. Dawidi aratura neza avuga ati andyamisha uruhande rw'amazi adasuma. Si uko Dawidi mu by'ukuri yibukaga ibihe bye ari mu buvumo, yaryaga ibyo kurya bisa naho bitari byiza, agemuriwe, umuntu amuhaye, ashatse bituzuye, mbese bituzuye, ariko byose yabiryaga ahimbaza Imana n'umutima utuje. Ati undyamisha uruhande rw'amazi adasuma, undyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi. Haleluya. Uwiteka Nyiringabo nawe akuryamishe mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, kandi akujyane iruhande rw'amazi adasuma. Mwene data, kuko Uwiteka ari kumwe nawe. Humura, ntukagire ingeso zo gukunda impiya, ahubwo unyurwe n'ibyo ufite, kuko yavuze ngo ntizaguhana kandi ntizagusiga. Maze nawe wature nkuko byajamo twabonye mu Baheburayo Pawulo yavuze, vuga ngo Uwiteka niwe mutabazi. Nicyo gituma nanjye mvuga shize ubwoba, ni Uwiteka niwe mutabazi wanjye, sinzatinya ubuntu yabasha kuntwara iki, sinzatinya inzara yabasha kuntwara iki, sinzatinya uburwayi bwabasha kuntwara iki, sinzatinya ibihe bigoye byabasha kuntwara iki, sinzatinya korona yabasha kuntwara iki, sinzatinya ubukene n'ihindagurika ry'ubukungu ryabasha kuntwara iki, kuko Uwiteka ariwe mutabazi wanjye. Haleluya. Nta bihe twe turimo bigoye, kuko uko Uwiteka yangaburira nakoze niko Uwiteka yangaburira ntakoze, kuko ngewe nzi ko Uwiteka ari we untunga. Haleluya. Nawe Uwiteka niwe ugutunga mwene data, anyuze mu maboko yawe wakoze, cyangwa se wabura uko ukora, warwara, wananirwa, waba uri mu bihe nk'ibi byo kutagira icyo ukora uri mu rugo, humura, Uwiteka wagutunga wakoze niwe wagutunga utanakoze. Mwene data, icya kabiri Dawidi yavuze ngo ansubiza intege mu bugingo, ansubiza intege mu bugingo. Uyu munsi ubugingo tuzi ko ni umutima wacu, ni ibitekerezo byacu, ni amarangamutima yacu. Uyu munsi mwene data, Uwiteka niwe wagusubiza intege mu bugingo. Kumenya ko ari uguhumuriza, menya ko ari uguha morale, menya ko ari uzamura morale yawe. Niba morale yamanutse, ubwire Uwiteka ko yagusezeranije, mubwire ngo zamura morale mu buzima bwanjye, ndumva morale icitse. Hari igihe kiba mu buzima morale igacika, ukumva ucitse intege, ukumva ibyiringiro birabuze, ukumva urananiwe, ukumva ugize ubwoba, ukumva ucitse intege mu buryo bw'ibitekerezo. Ariko uyu munsi mwe bibaho mu buzima rwose, ntitukabeshyane, bibaho. Ariko umunyembaraga ni uwamenye ko gusubizwa intege mu bugingo bituruka ku Uwiteka. Uyu munsi Uwiteka
agusubizemo imbaraga mwene data ukirimo kumva aya magambo Uwiteka agusubizemo imbaraga. Ibiri imbere bisa n'ibiteye ubwoba, bisa n'ibiteye ubwoba amarangamutima yacu, bisa n'ibiteye ubwoba ibitekerezo byacu, dusa n'abatazi iyo biva n'iyo bijya, ariko uyu munsi Uwiteka agusubizemo imbaraga mu izina rya Yesu. Nkuko Dawidi yavuze ngo asubiza, Uwiteka niwe usubiza intege mu bugingo bwanjye, agusubizemo intege mu izina rya Yesu, agukomeze mu izina rya Yesu. Kandi humura, akanya niba unashonje ukaba udafite n'icyo urya, sinkureba wenda ngo dusangire icyo dufite, ariko wanambwira, ariko cyangwa se ukabwira n'undi mwere, cyangwa se ugapfuka mugahamagara Imana. Ariko uyu munsi ndakubwira ikintu kimwe, humura, Uwiteka ari kumwe nawe. Waturambwa uvuga ngo ntacyo nzaba. Niyo waba ushonje uvuga ngo ntacyo nzaba, niyo waba ubona bigoye uvuga ngo ntacyo nzaba, kuko Uwiteka ari we mutabazi wanjye. Uwiteka bene data, kwatura ni ikintu gikomeye. Ku murongo wa 5 twabonye Uwiteka asezeranya. Ku murongo wa 6 tubona umuntu yatura amasezerano abonerwa mu Uwiteka. Nawe jya ku murongo wa 6 maze wature. Numara kuva umurongo wa 5 w'Abaheburayo, Uwiteka gusezeranya ko atazagusiga, atazaguhana. Ku murongo wa 6 avuga ngo nicyo gituma nanjye mvuga nshize ubwoba nti Uwiteka niwe mutabazi wanjye. Umuntu yabasha sinzatinya. Umuntu yabasha kuntwara iki? Inzara yabasha kuntwara iki? Ibibazo yabasha kuntwara iki? Haleluya. Dawidi arongera avuga ko icya 3 aravuga ngo anyobora inzira yo gukiranuka kubw'izina rye. Mu yandi magambo, niyo ncumuye mu bitekerezo byanjye, nkacumura mu mwuka wanjye, nkatandukana n'Uwiteka mu buryo bw'icyaha, Uwiteka niwe ungarura mu nzira kubw'izina rye, kugira ngo izina rye ridatukwa, kugira ngo icyubahiro kibike. Haleluya. Witiriwe izina ry'Uwiteka, abikora kubw'izina rye, abikora kugira ngo umushime, abikora kugira ngo uzamure icyubahiro cye, abikora kugira ngo ubone ko ari ukubeshejeho, akubabarira ibyaha kugira ngo ubone ko ari we ukiranuka, kugira ngo ubone ko imbabazi ze zihoraho, akubabarira ibyaha kugira ngo uhimbaze izina rye, akubabarira ibyaha kugira ngo wubake ku izina rye, akubabarira ibyaha kugira ngo umenye ko utabaho kubwo gukiranuka kwawe, ubaho kubwo gukiranuka kw'Imana. Uyu munsi Dawidi aravuga ngo anyobora inzira yo gukiranuka. Iyo nyobye inzira yo gukiranuka, angarura mu nzira yo gukiranuka, angarura mu nzira yo gukiranuka. Kandi ibyo abikora kugira ngo izina rye ryubahwe, abikora kugira ngo nzamure icyubahiro cye, abikora kugira ngo mushimire imbabazi ze, abikora kugira ngo menye yuko akiranuka nge ngakiranirwa, abikora kugira ngo menye ko yatanze Yesu kubw'igicumuro cyanjye, abikora kugira ngo menye yuko anyitaho, kugira ngo nanjye nzamure ibiganza mu icyubahiro. Uyu munsi mwene data, niba uvuye mu nzira ukaba ufite gukiranirwa mu buzima bwawe, ukaba ufite icyaha mu buzima bwawe, cya bugufi usaba imbabazi. Niba wumva umutima urimo kujyana mu byaha, cya bugufi usaba imbabazi, cya bugufi usaba imbaraga. Umenye ko Uwiteka ari gusubiza mu nzira, Uwiteka ari kuyobora inzira yo gukiranuka, kandi abikora kugira ngo mushime. Pfuka muzamure amaboko yawe, usaba imbabazi, uce bugufi, wihane, hanyuma Uwiteka yongera kwakire, kuko ni umunyembabazi kandi ni umubyeyi wawe, kandi ni umubyeyi wawe uguhumuriza. Dawidi aravuga ngo anyobora inzira yo gukiranuka kubw'izina rye. Icyo ni icya 3. Icya 4 aravuga ngo naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, sinzatinya ikibi cyose. Igikombe cy'igicucu cy'urupfu. Mwene data, uyu munsi ushobora kuba urwaye, uyu munsi ushobora kuba ubona ikibazo cy'inzara imbere yawe, uyu munsi ushobora kubona urupfu imbere yawe, ubona urupfu imbere, ubona nta naho urimo kugana, nta urimo kuva, nta naho urimo kugana. Ariko uyu munsi nakubwira ngo nawe waturaye amagambo nka Dawidi uvuge ngo naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu. Urubwire urwo rupfu ruri imbere yawe. Ubwire igikombe cy'igicucu cy'urupfu ni igihe umuntu ari mu buzima imbere atabona umucyo, imbere atabona icyerekezo. Mu by'ukuri aho abona arimo kugana na habi, ni mu gicucu cy'urupfu, ni mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu. Ni ahantu hari umwijima. Hari igihe ureba mu buzima bwawe imbere ukabona hacuze umwijima, ukabona nta shusho hafite, aho ni igicucu cy'urupfu. Ariko uyu munsi uvuge ngo naho nanyura muri we wa gikombe cy'igicucu cy'urupfu we, Uwiteka sinzatinya ikibi cyose, kuko Uwiteka ari kumwe nanjye, kandi ishimbo ye n'inkoni ye nibyo bimpumuriza. Ishimbo y'Uwiteka ni ijambo rye, inkoni y'Uwiteka ni ijambo rye. Ishimbo yawe n'inkoni yawe nibyo bimpumuriza. Mbese mu yandi magambo, ijambo ry'Uwiteka niryo riguhumuriza. N'aka kanya urimo kuryumva,
humura mwene data, urimo kuryumva kano kanya, niryo riguhumuriza, niryo urimo kumva kano kanya. Icyo gikombe cy'icucu cy'urupfu kinyuremo ukomeye, kinyuremo udatinya, kuko yavuze ngo naho wanyura mu mazi ntazagutembana, naho wanyura mu muriro ntuzashya, kuko ndi kumwe nawe. Haleluya. Uwiteka ari kumwe nawe. Uko yabanye na Sheduraka na Meshaki na Abedinego mu itanura ry'umuriro, uyu munsi niko ari kumwe nawe, ntabwo ajya ahinduka. Umurongo wa 8 w'aya magambo twasomye mu Baheburayo uravuga ngo Yesu Kristo uko yari ari ejo, uyu munsi niko ari, ni nako azahora iteka ryose. Imana uko yari ejo, uyu munsi niko iri, ni nako izahora iteka ryose. Uko yatabaye Sheduraka na Meshaki na Abedinego, niko nawe yagutabara mwene data. Uko Danieli yariye ibishimbo n'amazi akagira ubuzima bwiza, uyu munsi niko wabirya ukagira ubuzima bwiza. Niko warya gahunga gusa ukagira buri munsi ukagira ubuzima bwiza. Niko warya ibijumba gusa uyu munsi ukagira ubuzima bwiza, busa nawe wari intungamubiri zose, kuko nta mahitamo ufite. Kandi Uwiteka aravuga ngo ndi kumwe nawe kugira ngo ngukize, ndi kumwe nawe kugira ngo uhumurize. Niwe utanga ubuzima bwiza, niwe utanga ubuzima buzira umuze. Uwiteka ari kumwe nawe, nkuko yabanye na Danieli na Sheduraka na Meshaki na Abedinego, barya ibishimbo n'amazi gusa imyaka n'imyaka, abandi barya ibyo kurya byiza, ariko bakaba ari abasore beza, bafite itoto, bafite ubwenge, bameze neza. Uyu munsi mwene data, icyo usabwa ni ukwiringira Uwiteka, ko yavuze ngo ntazaguha kandi ntazagusiga. Dawidi arongera avuga ikindi cya 5, aravuga ngo yaravuze ngo naho nanyura mu gikombe cy'urupfu, icyo ni cya 4. Cya 5 avuga ngo untunganiriza ameza mu maso y'abanzi banjye. Mbese mu yandi magambo, uyu munsi abantu baba baguhagurukiye bakuvangira mu buryo ubwo ari bwo bwose, batakwitaho, bakumereye nabi, ariko nkubwira uyu munsi Dawidi yaravuze ngo naho naba ngoswe n'abanzi n'abantu benshi bambuza amahirwe mu buzima, mu by'ukuri Uwiteka ntibizamubuza kuntunganiriza ameza mu maso y'abanzi banjye. Mu by'ukuri Dawidi yabivuze ubwo yari yibagiranye, yatanga reference mu buzima ko yagendanye n'Imana. Yari yibagiranye igihe baza kwimika umwami wabo kwa se. Samuel yagiye kwimika umwami, baramwibagirwa, bamusiga iyo ngiyo, ajya kuragira intama, birori birategurwa, kandi bari babwiye Yesayi se ngo zana abahungu bawe bose baze hano. Mbese mu yandi magambo, mu bahungu yumvaga ko baba bami, Dawidi ntabwo yari arimo, bamusiga iyo. Mu by'ukuri yabonaga iwabo nk'abanzi be, kuko bari bamubujije amahirwe abandi bari bagenewe, kandi bavuze ngo n'abahungu ba Yesayi. Ntabwo Dawidi yari umukobwa ku buryo bamusiga inyuma, yari umuhungu. Baravuze ngo abahungu be baze, bose baraza, asigarira uvuga ngo yari yibagiranye. Ariko aravuga ngo Uwiteka antunganiriza ameza mu maso y'abanzi banjye. Haleluya. Baravuze ngo Samuel amaze kugerageza abahungu bose byanze, yabwiye Yesayi avuga ati nta wundi muhungu ufite. Aramubwira ngo hari agahererezi kari mu ntama, hari umuhererezi uri mu ntama. Aramubwira ngo muzane, ntituri burye tutaramubona. Ameza niwe yateguriwe, ameza nta muntu uri bukore ku nyama mwatetse Dawidi ataraza, kuko aya meza niwe yateguriye. Dawidi rero aravuga nyuma, bimaze kuba aravuga ngo Uwiteka antegurira ameza mu maso y'abanzi banjye. Haleluya. Niyo batantegurira yantegurira, niyo banyibagirwa yantegurira. Aravuga ngo nsize amavuta mu mutwe. Mwene magambo aranyimitse, kuko baramuhamagaye basanga ameza arateguye, nta wemerewe kuyakoraho, kuko nyirayo yari ataraza, nyirayo yari Dawidi. Hanyuma baravuga ngo Uwiteka arambwira ngo nuwo nguwo mwimikisha amavuta, ko sindeba nk'abantu, abantu bareba inyuma, ariko ngiwe ndeba mu mutima. Haleluya. Mwimikisha amavuta, bamusukaha amavuta ku mutwe, kandi ameza ateguye imbere ye. Atanga uburenganzira Dawidi, abantu bakuru mu birori nibo banza kujya kwarura mbere, umukuru niwe banza kujya kwarura mbere. Dawidi baramuherekeza bavuga ngo umushyitsi mukuru nahaguruka banze yarure. Dawidi arabanza ararura, maze kwarura abandi babona kwarura, kandi yari yibagiranye. Uyu mugabo yari afite impamvu yo gushima Imana. Aravuga ngo Uwiteka ntunganiriza ameza mu maso y'abanzi banjye. Uyu munsi mwene data, wirwana intambara z'abakwibagiwe, wirwana intambara z'abatakwitaho, wirwana intambara za bene wanyu batakohereje amafaranga mu kibazo cya corona, n'abandi batagufashe n'abandi. Oya, hanga amaso Uwiteka. Uwiteka yakwibutse nta wakwibagirwa. Bareka no kurya ukabanza ukarya, ubwo ngubwo ibyo ntibyari ibyawe, ubwo bose bagomba kugufasha. Uwiteka afite inzira gutabaramo, uracyahumeka, uracyariho, aracyaguha umwuka, uracyariho. Niyo mpamvu urimo kumva aya magambo. Ibisigaye imbere bimurekere, wihangayikishwe n'iby'ejo hazaza, kuko Uwiteka uko yari areje uyu munsi niko ari, niko azahora iteka ryose, azahora kubereye umwizerwa. Dawidi rero avuga amagambo ku murongo wa 6, aravuga ngo
gatandatu yaravuze ngo ansize amavuta mu mutwe. Ku murongo wa 7 afata umwanzuro avuga ngo kugirirwa neza n'imbabazi bizanyomaho iminsi yose nkiriho. Haleluya. Mwene data, ibi byose gituma Uwiteka bikora ni imbabazi akugirira, kandi Uwiteka ntarobanura ku butoni. Uko yagiriye Dawidi, uko yagiriye abandi, uko yangiriye nanjye, uko yagiriye n'abandi, niko nawe yakugirira nawe, ko ntarobanura ku butoni. Umuntu wese Petero yaravuze ageze kwa Koruneliyo amaze kugendererwa n'Imana, Imana imubonye imwitegereje, ituma marayika araza aramubwira ngo natumire Petero amubwire icyo gukora. Petero amaze kuhagera avuga aya magambo, aravuga ngo bamaze kumubwira ukuntu marayika yabonekeye Koruneliyo nabo mu rugo rwe, avuga aya magambo, aravuga ngo mbonye neza ko mu mahanga yose uwubaha Imana akayumvira iramwemera, kuko Imana itarobanura ku butoni. Mwene data, nawe yakugirira neza nkuko yagiriye abandi. Gusa zamura ibiganza byawe, uzamura umutima wawe, uhanga amaso Uwiteka ko atajya koza isoni iminsi yose yo kubaho kwe. Hanyuma Dawidi afata umwanzuro uyu munsi ngira ngo nawe ufate mwene data, aravuga ngo nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose. Amen. Bari wo mwanzuro ufata. Niba wari wavuye mu nzira, ihane, garuka mu nzira. Niba ibyiringiro byawe byari binyeganyize, uyu munsi byongere bikomere mu izina rya Yesu. Watura amagambo ari ku murongo wa 6 w'Abaheburayo twasomye, avuga ngo nicyo gituma tuvuga dushize ubwoba tuti Uwiteka niwe mutabazi wanjye sinzatinya. Umuntu yabasha kuntwara iki? Uwiteka niwe mutabazi wanjye sinzatinya. Ubukene bwabasha kuntwara iki? Uwiteka niwe mutabazi wanjye sinzatinya. Indwara yabasha kuntwara iki? Uwiteka niwe mutabazi wanjye sinzatinya. Ibiteye ubwoba byose mu buzima byabasha kuntwara iki? Uwiteka niwe mutabazi wanjye sinzatinya. Haleluya. Rero bene data, mureke ingeso zo gukunda impiya, munyurwe n'ibyo mufite, kuko Uwiteka yavuze ati sinzaguhana kandi sinzagusigana hato. Maze nawe uvuge amagambo nkayo uyu mukozi w'Imana yavuze ngo nicyo gituma tuvuga dushize amanga tuti Uwiteka niwe mutabazi wanjye sinzatinya icyo ari cyo cyose. Amen. Imana igumisha mwene data, uyu munsi usubizwemo imbaraga, uvuga aya magambo ngo ntacyo nzaba. Amen. Reka dusenge. Data, mu izina rya Yesu, ndagushimiye ko ari we Mana yumva gusenga kandi igira ikigori kagisohoza. Duciye bugufi, wowe ushyirwe hejuru kandi uhimbazwe kandi ushyirwe hejuru. Ijambo ryawe ni iry'ukuri, turaryemeye kandi turigendemo. Natwe duhisemo kuba mu nzu yawe iteka ryose, kuko ari nta handi twaba. Kuba mu bikari byawe turutira kuba ahandi hose. Mwene data uwo ari we wese wari ucitse imbaraga, musubizemo imbaraga. Wari ushonje, mugaburire. Wari uvuye mu nzira, mugarure mu nzira. Wari utinye, mumara ubwoba. Wari wibagiranye, mwibuke, kuko uri Imana itarobanura ku butoni. Kwagiriye Dawidi niko wagirira abakwemera bose, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen.